bumva isengesho ryanjye banareba agahinda kanjye icyo mbingingira nuko bene wacu Mana we ariko mwakigice ibyo biganza mwabikoresha amashyigo uzikwihingira ibigori ukabitera umuti ukabirindira byamara wamara kubisarura wabibika mu nzu kumva umuntu ngo yayitoboye utusi umujura duturanye ubundi umufashe ntamugira gute ibyiza nuko yafatwa na Yesu yego ibyiza nuko yagira gute fatwa na Yesu bati wamenya ko Yesu agiye kuza mu isi Satani ati wiki Yesu agiye kuza mu isi umwaka w'iki hano inyuma murebe hano uyu ni umwaka w'iki ni umwaka w'iki mbwira umuntu mwegeranye mubwira uti uyu mwaka ntugusiga ukiri mu byaha uyu ni umwaka w'imbabazi ntabwo uyu mwaka wagusiga ukiri mu burayi nyuma y'uyu mwaka uzahita urwara umutezi nyuma y'uyu mwaka ntabwo uzakomeza kunywa umugi wishe nyuma y'uyu mwaka nukurangirana utihanye uzahita ufatwa wa wundi yanze kwihana none amapingu gamugeze mu mutwe byarangiye kiriya ni ikimenyetso nacyo Imana izakomeza irinde fani bandi turamwantura y'imigisha ubuzi turamusabira Imana izabishoboze kwesa imihigo muri uyu murenge murebe hano mbabwira ukuntu tugiye gusenga uyu ni umwaka w'iki uyu ni umwaka w'iki aravuga ngo kandi mu cyimbo cy'ivu nabazaniye amavuta njye nazanye amavuta ndi Yesu aravuga ngo kandi mumbwirire n'abarira bafite ibibazo ko Karuhura yaje naje guhoza abarira ariko da yaje kwihana yamwe izanyuma yamwe izajyari yamwe izanyuma mukomeze mu musengera ahubwo iki giterane gisoza kiri hano tutagisoza yageze kuko hari abageze hano tutarakirana cyangwa se hari n'abaje twasoje bivuga ngo ntabwo uyu muntu uhagaze hano imbere bose bamuzi ariko kandi ni n'ibwiriza yo kuvuga ubutumwa mbere y'uko uhagarara imbere y'abantu ugomba kubibwira dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 61 dusome duhereye ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa gatatu igice cya 61 haranditswe ngo umwuka w'Umwami Imana ari kuri nje uko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abaneza ubutumwa bwiza yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko ziboho no gukingurira abari mu nzu y'imbohe kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo no guhoza abarira bose yantumye no gushiriraho itegeko abisiyoni barira ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy'ubwirabure n'umwambaro
w'ibyishimo mu cyimbo cy'umutima wihebye, kugira ngo bahereko bitwa ibiti yo gukiranuka byatewe n'Uwiteka. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Dusoreze hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 5 ku murongo wa 3. Haranditswe ngo yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri ujugunye incundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane ndetse incundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi bituma yenda kurengerwa. 8. Simoni Petero ngo abibone atyo yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Imana imubabarire cyane. Tuvuge ngo amen. Abari maso tuvuge ngo amen. Abari hano muvuge ngo amen. Haleluya. Ndatangariza abantu bari muri iki giterane kubabwira impamvu y'iki giterane. Amagambo nsomye n'iyi mirongo nsomye ntabwo bivuga ko ndatinda. Ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana rifite teme cyangwa topic cyangwa umurongo uvuga ngo yaje akenewe. Yaje agize gute? Yaje agize gute? Buri muntu nabwira bicaranye cyangwa bahagaranye ngo ati Yesu yaje akenewe. Yesu yaje agize gute? Ubu mutubona hano n'iriya korari, n'iyi korari n'abashumba, twese namwe muri aha turi muri anniversaire ya Yesu, turi kwibuka amavuko ye. Yesu amaze imyaka 2023. Mvuge ngo avutse. Agize ate? Turi mu isabukuru ya Yesu, turi kwibuka ko yavutse. Haleluya. Yesu avuka, yavukiye i Betelehemu. I Betelehemu, i Nazareti, muri Isirayeli, ni muri Aziya. Ariko ntiyaba umwami w'Abayuda gusa. Noheli bisobanura umwami wa bose. Umwami wa bose. Turashimira Yesu utarashimye kuba umwami w'Abayuda gusa, ahubwo akaba n'umwami w'Abanyarwanda. Haleluya. Reka mbabwire, Yesu ni umwami udateye ambutiyaje. Yesu ni umwami udateye ikibazo abandi bami. Igihugu cy'u Rwanda dufite umuyobozi wacu tuyoboye neza, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Niwe muyobozi, niwe mwami wacu mu Rwanda. Ariko muhuye ukavuga uti nyakubahwa na Yesu ni umwami wanjye, ntacyo perezida yagutwara. Bivuga ngo Yesu ni umwami udateye ikibazo abandi bami. Kuba Yesu ari umwami wawe bikorohera cyane kubana neza n'uwo mwashaka. Kuba Yesu ari umwami wawe bigufasha cyane kubana neza n'abaturanyi. Haleluya. Ndaje mbabwire, Yesu yatubereye umwami, aho tumwakiriye akatubera umwami n'umukiza. Ubuzima bwarahindutse. Ubuzima bwagize gute? Ubuzima bwagize gute? Yesu ni umwami. Ndagira ngo abacuranzi, haleluya, nababonye ko bahagaze hariya, nabakunze cyane. Yesu ashimwe.
ndagira ngo mbwire abantu batarakira Yesu bamara amatsiko kandi bakumbuze. Haleluya. Amen. Yesu, abantu benshi dukunze kuvuga Yesu ntibabyumve cyane. Nababwiye ngo amazina yanjye nitwa NSHIZIRUNGU Emmanuel, ndubatse mfite umudamu n'abana. Ntuye i Musanze ariko ndi umukristo muri paruwasi ya Gasasa mu rurembo rwa Rubavu. Nashakaga kubwira abantu bari hano ko umuntu utarakira Yesu yarahombye. Yagize gute? Twageze mu gakiza kawe, twasanze ari cyo kigo nderabuzima. Abari bishwe na bwaki y'ibyaha, wabahaye imibereho barashima. Abatari bazi kwambara neza, warabasize ubaha icyubahiro cyawe. Mana tega amatwi ngushime, Mana wangiriye neza, Mana nanjye ndagushima. Haleluya, ntabwo wandemanya amarembe, Mana we cyangwa ahubwo wandemye ishusho yawe. Mana kagucinyira akadirimbo, Mana kagushime. Hari impamvu nkuririmba, nuko wamenye umubabaro. Hari impamvu mvugama ngasenga, nuko wabaye igisubizo cyanjye. Aho ngeze hose nza kuvuga, nuko uri ntwari mu bagabo. Aho ngeze hose nza kwirahira, nuko umuntu w'irahiro wamuhaye. Mana tega amatwi ushime, Mana ungiriye neza. Amashyi. Mana tega ushime. Haleluya. Ntabwo ndemanya Mana we ahubwo wandemye ishusho yawe. Mana kagucinyira. Haleluya. Ndagira ngo munega amatwi mbabwire ijambo. Buri muntu nabwire uwo begeranya mubwire ati inka mwavukiye rimwe barayibazi. Utajya urakinisha ibintu utabona Imana yarakubwiza umuntu ikagira ngo yari yabuze icyo ikora. Yaremye n'amapusi, yaremye n'injangwe, yaremye n'imbwa, ku buryo itakwambukiriza ko batarayitera ibuye. Ariko turashimira Imana itaratugize inka. Ukurikije imyaka ufite, iyo uba inka niyo wakamwa amata menshi, aba bazi bagukubita imihoro. Ariko turashimira Yesu watugize abantu. Mumuhe icyubahiro mwuka. Ariko Mana abantu barasuzugura. Uri kuzamura akaboko kamwe nk'uri gutega tagisi, uri kuzamura akaboko kamwe nk'uri gutega tagisi. Mumuhe icyubahiro, muzamurire Yesu amaboko, muzamurire Yesu amaboko, mumukomere amashyi yo hejuru twumve. Imana ibahe umugisha. Uko ibintu biryoshye aho ngaho, nawe ni Felicite wakuremye. Haleluya. Agomba kukureba akavuga ngo ntabwo naruhiye ubusa mureba. Imana ibahe umugisha. Rero hari ibintu nabonye hano ku murindi nasetse natangaye. Ari abantu mbona nkabona ukuntu batinyuka, umuntu akaba mu giterane bavugamo Yesu ari umwami akakibamo yambaye ingofero. Abantu batinyuka ngo wambaye ingofero nta soni ufite. Urabona na komanda ntayo yambaye. Wese we ushinzwe uhagarariye uwe murenge, abizi ko mutinyuka urambara ingofero wowe. Uri depisi wayo. Iyo ngofero se ni iy'umwuga. Uraho yambaye se. Muvuge ngo turabababaye. Bahise bazikuramo nabo babyibwirije. Imana ibahe umugisha kubimenya. Mujye mumenya ahantu mwageze. Yesu ni umwami w'abami. Ni umwami. Umukongomani yaravuze ngo ni mufarume w'abafarume. Umwami w'abami. Kingi ahantu agiye kuvugirwa
ahantu agiye kuvugirwa agomba guhabwa icyubahiro. Amena. Hari abantu turi kumwe. Amen. Uyu munsi turi muri anniversaire, uyu munsi turi mu isabukuru, turi kwizihiza Yesu amaze imyaka 2023 agize gute? Agize ate? Agize ate? Yesu amaze imyaka 2023 avutse, nta munsi n'umwe tutaramwizihiriza Noheli. Noheli nicyo bisobanura, bisobanura umunsi twibuka umwami Yesu yavutse. Haleluya, haleluya. Rero Yesu avuka, twavuze ngo yaje akenewe. Yaje agize gute? Ahantu ndabona bari kundeba neza batari gusakuza niho nderekera. Nimukomeza gusakuza leta batera umugongo nubwo ariho kamera ziri. Haleluya. Sinakomeza kureba abantu bameze nk'abari mu isoko. Haleluya. Turavuze ngo Yesu yaje agize gute? Yaje agize gute? Kugira ngo mumenye ko yaje akenewe, reka mbanyurire mu gato ataragira gute? Ataraza mbabwira uko isi yari ibayeho. Icyambere kizakubwira ko yaje akenewe, Yesu ataraza mu isi, karindari y'isi babaraga imibare bari gusubira hasi. Bari gusubira hehe? Bivuga ngo isi yari icuritse. Isi yari igeze gute? Abasomyi ba Bibiliya bari hano, ibyo bintu ndi kuvuga murabyumva? Ibubizi si ko byari bimeze. Karindari y'isi yari igeze gute? Yari icuritse. Ubuzima bw'abantu bwari bugize gute? Bwari bucuritse. Yesu ataraza, karindari bayicurukuye umunsi Yesu yagize gute? Yavutse. Yahise avuga ati mucurukure ibintu bigende bizamuka. Bahita batangira kuri rimwe bazamura kuri kabiri. Naho ataraza babaraga basubira hehe? Basubira hasi. Icya kabiri cyerekana ko Yesu yaje akenewe. Yesu yaje agize gute? Nababwiye ngo hano ni mu rusengero. Hano ni hehe? Kandi mu byumve, Imana yabwiye Yosuwa ngo aho muzagera hose hazaba ahari. Ubu twahafashe rero kandi Imana ishimwe. Nta kintu na kimwe kigomba kuvugirwa ahangaha cy'amahomvu. Nta muntu wanywera itabi hano, nta wanywera inzoga hano, nta wasambana n'undi hano, nta muntu waha umuntu akabizo hano. Mwe mu bacumu murakoze cyane. Ibintu byose by'urukozasoni ntibyabera hehe? Hano. Hari umuntu uvuze ati yibaye mwahoragaho, ubu mura tuzaja turaza hano. Mbegira ngo mbabwire, Yesu ataraza, Yesu ataragira gute? Reka mbabwire mbibasabe, kandi ndi umushitsi mwese ndabubaha mu byubahiro byanyu, ariko mwese mumbabarire muhaguruke. Abicaye muhaguruke, abicaye muhaguruke, nabicaye muhaguruke, kandi muje murubaha umushitsi namwe mukaba bashitsa hano. Mwahagurutse? Mwahagurutse? Yesu ataraza, hari abantu batakagombye kuba bari muri aya materaniro. Yesu ataraza, abambere ni umuntu wese utagejeje imyaka 30 ntiyagombaga kwegera mu materaniro y'abera. Abo bose nibica. Umuntu utagejeje ku myaka 30 niyica, niyica. Mwicare. Ubwo mwese muba mutari hano, ntabwo mwemerewe kuza mu materaniro. Aba kabiri batagombaga kuza mu materaniro y'abera ni abagore n'abakobwa. Namwe nimwicare mu mutara. Abagore n'abakobwa mwibwirize mu manuke rwose. Ubwo Yesu ataraza nta mugore cyangwa umukobwa wabaga ari mu iteraniro. Twababwiraga uko byagenze dutaje. Ubwo abagabo barakomeza barahanyenyeje bati twe dufite ubwanwa nta twapfa kwica. Reka mbabwire ikindi kintu gikaze. Umuntu wese uzi ko afite inkovu nawe niyica. Ari umugabo nawe niyica. Aravuze bati natwe mwese se mufite inkovu. Kandi ubwo n'uyu uri kubabwiriza nawe nanjye inkovu ndayifite. Ubwo nanjye mba ntaraho.
urabona ari nde wari wujuje ibyangombwa byo kubaha uwabigizemo uruhare mu guhicura umuzamurira amaboko uwabigizemo uruhare ako ni akadokimenteri gatoya ibintu ako ni akantu kandezimye kugira ngo mwumve kuba Yesu yaraje ko yaje agize gute. Nimwumva abantu bamuririmba rero ntimugire ngo barakabya, ahubwo twakamushize hose ku buryo nta wundi wavugwa muri iki giterane. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Korali sauti ya mwinshi ko mutikiriza uriya si perezida wanyu, ndimumukunda cyane, ndimwamutoye, si ijana ku ijana, dirija ari hehe, ndimumukunda, ntabadirija neza. Ubu dirija himbye indirimbo agashiramo izina rya se n'irya se wa perezida, mwayirepeta, mwayirepeta iyo ndirimbo ko mutanyumva. Babwiye ndu iri jambo ngiye kubaganiriza, ndababwiriye Yesu, mbabwire na data, mwakwemera? Mwavuga ngo tubwire Yesu museswe ubwire gute? Urakoze cyane. Nta wundi muntu Yesu ibyo yakoze niwe wenyine wemerewe kuvugwa muri iki giterane. Niwe wenyine wabigizemo uruhare, kandi mureke tujye tubivuga. Ingoma ye yarayiruhiye. Ingoma yawe, ingoma yawe, ingoma yawe mwami wanjye izamuka. Ingoma yawe, ingoma yawe, ingoma yawe mwami wanjye izamuka. Ingoma yawe mwami wanjye urayishoboye, uko tuyoboye turabishimye biratunyuze. Dore twese dufite ijambo, haruwaba nibayikurekere mwami wanjye ni wowe uyishoboye. Nibayikurekere mwami wanjye ni wowe uyishoboye. Ingoma ya Yesu. Haleluya. Haleluya. Ntabwo yari yima ingoma, ingoma iracyari mu ibanga, ariko niyima ingoma natwe tuzabibikoma. Amen. Ko mutanyumvise, abantu bamwamamaje, abantu bagize gute, abantu bamushakiye abakiriye, abantu bamuvuze neza atarima ingoma. Niyima ingoma natwe tuzabiki kandi ku ngoma ye. Haleluya. Amen. Ariko ko mutari kunyumva, haleluya. Ku ngoma ya Yesu, ingoma zose uzaba warabayeho, nutaba ku ngoma ya Yesu uzaba unyazwe kane. Nutaba ku ngoma ya Yesu uzaba uhombye. Umuntu utazaba ku ngoma ya Yesu, ingoma zose azaba yarabayeho azabaho. Muri kunyumva? Muri kunyumva? Mbabwire ibintu nka bitatu ku ngoma ya Yesu. Ku ngoma ya Yesu, korali Jehova Jireh muri Yeriko yaravuze ngo nta kurira, nta gutaka, nta bitaro bihaba kuko nta barwayi babayo, nta byago, nta gusabiriza, nta karengane, nta bugome, ubupfubyi, ubupfakazi ntibihaba, iganyira no kwiheba ntibihaba, nta bituro bibaye kuko ntabapfa, nta ntwaro za kirimbuzi zicurirwayo, suhuza umutima ibyo ntibihaba, suhuza umutima ibyo ntibihaba. Yaba mfite amababa ay'abamarayika bagurutse maze nkagerayo, Isiyoni umurwa w'abizera, nanjye nifuza kuzayo. Nitugerayo tuzajya turirimba uwera, nitugerayo tuzajya turirimba uwera, dufatanye n'ibizima guhimbaza Imana, tuzenguruke hose hose turirimba, tuzenguruke hose hose turirimba.
kugikwa avugiye ingoma. Haleluya! Ku ngoma ya Yesu nta muntu uzongera gufata ibitabo ngo agiye ku ishuri. Namfasha tukavuga iyi ngoma ari ingoma ya Yesu. Ku ngoma ya Yesu nta bazongera kubwira umuntu ngo ufite umwana azaba ukuye. Ku ngoma ya Yesu nta muntu bazambwira ngo itabe komanda ntiwarayirondo bazaba ari kurana irondo ninde wakwica umutekano ko mutari kunyumva. Komanda nawe uwo munsi ntazakora patrouille. Ku ngoma yane nimutanyumva ndabireka nzabivuga hano. Ku ngoma ya Yesu nta muntu uzabyarinda itateganyije azaba yitewe nani. Izo nkozi z'ibibi zagerayo. Mwamfasha nkavuga Yesu ariko kunshaka kuvuga ingoma ya Yesu. Ninde uzabyarinda itateganyijwe? Ariko bavuga n'ikizina muvuga ngo ntiziteganyijwe ubundi ho mubikora muteganyije. Ntane namenye inyito. Oya ngo yabyaye ndamutagize gute? Oya ngo itagize gute? Mbese yateganyije iki? Ku buryo wenda hari icyo yateganyaga hakavamo icyo atateganyije. Yateganyije iki? Ibi bintu mukora nabyo muzashobore byose mubireke ubwo muba mwaritse ku nzira nk'akanyoni. Ku ngoma ya Yesu nta mugore uzakubita umugabo, nta mugabo uzakubita umugore, nta mwana uzica nyina. Ku ngoma ya Yesu ntawe bazatereza cyamunara. Muzaba mufata amadeni se mukora iki? Ko tuzaba tujya ku ikofi ya Yesu, ko tuzaba tujya ku ikofi yande. Ninde mugore uzabwira umugabo ngo amuhaye guhaha? Wowe mugabo watanga iposho Yesu azaba yabinaniwe se? Ku ngoma ya Yesu umuntu utazabayo, umuntu utazabayo, umuntu utazabayo. Mwana we Yesu mfasha nguvuge. Nanshigikira nkavuga Yesu ko nanshigikira nkavuga Yesu mwuka byawe nkavuga ingoma ya Yesu. Ingoma ya Yesu izabaho tukabaho mu buzima bwo guhimbaza. Nta muntu muzabona bajanye kuri burigade, ntawe muzabona bakatiye, ntawe muzigera mubona. Umva nta bitaro, ambulance zizasigarira zizahinguka ku ngoma ya Yesu, zizaba zitwara abandi kandi umukiza ari hamwe natwe. Oya zaba zikora iki kandi umukiza ari hamwe natwe? Ubu rero mubona sauti ya mwisho aricaye irangajwe imbere na perezida wayo n'abandi 10 bakora inama ya komite bafatanya n'abaririmbyi baravuga ngo dushingiye ko twavutse aha tukaba tuhakuriye Imana yarahaduhereye umugisha. Yesu yaratwiyeretse tukaba tubayeho mu buzima bwiza. Baravuga ngo ibi bintu ntitwabyihererana, mureke tutangaze Yesu muri uyu mujyi wa Murindi. Tutangaze Yesu. Hari umusaza umwe yigeze kunshimisha, yagize icyifuzo rusange, aravuga ngo manumva isengesho ryanjye, manareba agahinda kanjye, icyo mbingingira nuko bene wacu Mana we. Ariko mwanshigikira ibyo biganza mwabikoresha mushyirwa. Uzi kwihingira ibigori ukabitera umuti ukabirindira byamara wamara
kubisaro wabibika mu nzu kumva umuntu ngo yayitoboye uvuga si umujura duturanye ubundi umufashe namugira gute ibyiza nuko yafatwa na Yesu yego ibyiza nuko yagira gute fatwa na Yesu umugaragaro bose babiri uzi kubyara umukobwa ukamwishurira amashuri ukamugurira ikanzu ukamugurira ikariso ukamugurira isutiye mwamutegereje ngo azakwambika ingofero ukumva igihugu cyamuteye ntabwo utareka iki gihombo tuzajye kwizana uko witeguye guteka umutwe gutya ngo kwambika iki ingofero ukumva ngo afite imbindi itagize gute amaze utezi wayinyweye mu gikoma wayinyweye mu gikoma iyo nda uyikuye wakuyemo imyenda pe ibyo bintu urabikora gusa abantu umaze iminsi ntahira ubukwenje bazaza iwanjye jya ugahombya so yatwereye abantu ibihumbi n'ibihumbi nyoko yatanze ibiseke by'uburo atanga iby'umuceri yaherekeje abantu kuzura abana babo none wowe uhombeje so na nyoko intego yo gutegura iki giterane kwari ukugira ngo tubwire abantu Yesu ko mutari kunyumva muri kunyumva muri kunyumva turashaka kubohoza abo satani yangize imbata ntabwo muri kunshimikira nababonye turashaka kubohoza abo satani yangize imbata amace twumva turashaka kubohoza abo satani yangize imbata intego y'iki giterane ni ukubohoza turashaka kubohoza abo bivangiza imbata abatari gukoma amashyi ndi kubareba nababonye turashaka kubohoza abo kanyanga yangiza imbata fata fata soda turashaka kubohoza abo buraya bwagize imbata amashyi 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 turashaka kubohoza abo satani yangize imbata urabeho turangire nyiranzira ejo nyiranzira ejo yapfuye atiranye nyiranzira ejo yakuye mu kabare nyiranzira ejo yapfuye asambana urabeho turangire nyiranzira ejo nyiranzira ejo yapfanye uburozi bwe ushaka ko tujyanayo ngira Yesu kandi uwo mutwaro Omeri Imana amashimwe y'izina rya Yesu. Ayo mashimwe make cyane. Ayo mashimwe azazana n'abantu baraha. Ayo mashimwe. Umva mbabwire. Ibi bintu byo gutera hareruya yo mu kajagari simbyemeye. Ngiye kubara gatatu uyifite wese ahita ayitera ayireke mu ijuru barayikiriza. Kabiri gatatu. Oya ntabwo mwabumva neza. Turazitera zibe eshatu. Ubundi dayimoni apfire rimwe. Abafana ba Rayon ko bisigaga ubugari mu maso kandi natsindwa kanswe gufana Yesu udatsindwa. Reka mbabwire hano hari abafana ba Yesu tugiye kubara gatatu utera
umurambararo ubabaye aje ku kagari turi kumwe na komanda mwebwe mwisunganye neza twite ndayibona pfi kera abantu bigira kagara kabiri gatatu rumva igiterane haleluya hasigaye imwe abazimu bigiriye bakagarara hano bikubita ikibazengereza utayitera mu mwihorere aba ari umufana wa satani utayitera mu mwihorere arabafana satani kabiri gatatu umushinga mana wewe umukorera imana umushinga mana wewe urekeraho oya hari abantu bari kumva ibintu by'Imana biri gukora muzunguza guca urumva ijuru ryamanutse bamujumva cyo bita presence y'Imana hano nayumvise turiya hirya mu matenta turiya hirya mu matenta haleluya Ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe kuko yumva amasengesho imibabaro Imana ishimwe umuntu muri kumwe umuguru tumva imbaraga z'igitera igiterane kiba gifite abakecuru bakirariye Rwanda bagisengera igiterane kiba gifite ifaranga abashoramari bashizemo igiterane kiri imbaraga ijuru ryamanuye igiterane kigomba kuba igiki teranesha ahantu uhagaze cyangwa wicaye nubona umuntu muri kumwe ari kumucumbiriza umwimuke ukaba ahantu hari kuva uhita wimuka rwose murebe hano mbabwira aho nsomye uyu musa azamuye amaboko abwiye Yesu ati Jesus aravuze ati ndagushimira haleluya 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 twaje duherekeje Yesu yaje gushaka uwo yabuze yaje gushaka uwo yagize gute ongera ubwire uwo muri kumwe umugore tubakuremye aragushaka uwakuremye yagize gute uri hehe
umuntu urahamagara uwakureka garuka mu rugo nubwo ibiri ubiteka Haguruka yumva kibiri hano nta mbaraga z'Imana muri kumva uwakuremye arinda baza ngo uri hehe ndi nkawe nahita avuga ngo ndi hano uri hano wavuga uti ndi hano mwana wenda ukavuga uti ndi hano ariko nambaye ubusa ukareba ukuntu yagushakira akajipo agukubita agakanzu hariyo imirimo myiza agushakira uko agutwikira yo kabyara. Haleluya. Reka mbabwire ikintu cyazanye Yesu ntabwo yari ari gutembera ngo atemberere mu isi abantu bari gusakuza Imana baba bari murebe hano mbabwire kandi hari akantu ngiye kubabwira keza. Haleluya. Yesu twebwe abapantekote muranyumva iyo twizera Imana imwe rukundo ariko tukayizerera mu ubutatu butagatifu. Murakoze cyane. Noneho Imana umwana n'umwuka wera mu ijuru higeze kurema inama. Kurema iki? Imana yicara ku meza n'umwana hano n'umwuka hano. Imana itanga igitekerezo iti tureme umuntu. Tugire gute? Tureme umuntu. Batumundura Imana iti muhumura arabasa natwe. Bati sawa. Bati se tuzamurema ryari? Imana iravuga iti nje murabizi ndi umuremyi n'aka kanya nahita murema. Ndahita murema. Umwana n'umwuka birabakoma amashi bati guma mu kazi. Imana irunama imurema hehe mu mukungu. Umwana aravuga ati nanjye nta nabura umubyizi kuri uyu muntu, nanjye ndashaka kumanza nabaza aho azaba mbone ntange muganga. Imana iti nubwo tumuremye ntaraba mu ijuru arabaha hepfo mu isi. Aha hepfo buriya ntabwo isi iri kure y'ijuru, buriya mu ijuru ni kure y'abakora ibyaha ariko hakaba hafi y'abizera. Ko mutanyumvise ikimenyetso kikwereka ko mu ijuru atari kure nuko tuzajeyo tudateze. Ikimenyetso kikwereka ko mu ijuru atari kure nuko tuzajeyo tutagize gute? Reka umukecuru ahijya yuzuye umwuka wera aravuga ngo tuzajya mu mwuka rimwe tuguruke mu kanya tube twagize gute? Uvuge ngo ni hafi. Mu ijuru ni hafi ariko hafi y'abaki? Hafi y'abera. Hari umupantekote umwe yigeze kuzura umwuka wera ahita atangaza amatangazo aravuga ati negereye i Yerusalemu umurwa mwiza warimbishijwe kandi ndi hafi yo kugerayo intumwa zaho ziramubuza. Kandi iyo ndirimbo yayiririmbye ari ku butaka bw'u Rwanda kandi aravuga ngo intumwa zaho ziraguguza kandi mu biguruka bifite ijwi ritoya ya mbere n'iki ni inuma. Ubwo rero niba inuma iriyo ukabura ukuyumva ubwo uri munsi y'urugo. Ubwo yari ari mu ntanzi y'urugo yari ari hafi yo kugerayo kandi yamaze kubivuga ahita agerayo koko. Noneho Yesu ahita avuga ati nanjye rero ubwo azaba hepfo mu isi murabizi kubayo biragoye
nanjye hagize ikintu kimubaho gishaka kumukora nahita nanjye manuka ngahita ntanga umusada kamucungura. Aba bakomye amashi babwira umwuka bati wehoze, umwuka ati nanjye nkurikije ukuntu kubiye hepfo bigoye nanjye nzamufasha ngo bimukomerere. Inama birarangiye. Inama bigize gute? Murebe hano ariko mbabwira amakuru y'inama. Uzi ko mwategaga amatwi amakuru y'inama ya covid, ubwo amakuru y'inama y'ijuru niyo mudashaka kumva. Imana n'umwana n'umwuka wera barahagurutse bavuye mu nama ngo baba bahuye n'uwitwa Rusofero yabaga mu ijuru ari umuririmbyi ukomeye. Mukubare bati bite ko mushoreranye? Bati turi gutambagira ijoro ryacu. Muvuye he? Bati tuvuye mu nama. Yo kugira ute? Bati yo kurema umuntu. Rusofero ati murabe mutamuremye ntahari. Abandi bati sushinzwe iki? Ati ndi umuririmbyi. Bati se kubura umuririmbyi wabateze? Oya uri umuririmbyi ubwo weho wahuza umukobwa n'umuhungu bakarara baryamanye ntibabarondoreho gusamba. Uririmba gike indirimbo zose uririmba harimo izina rya so. Rusofero ati yego nyine mwinkanga ahubwo nanjye mfite akamaro urumva nyine erega ndaririmba. Batite kuririmba bivuga iki? Waramena n'abapasitori ngo ari weho wantora ariko mwitesha agaciro. Nanjye ntabwo niba munamuremye ntabwo musigara mumubonaho inyungu. Imana iti nakukubita umugeri neza cyane. Biramutomboye abaramanutse no mwisi ngo bi. Umwana abwira Sate tukoze bigize papa ko wa muntu turemye tugashira hepfo anariyo n'iki gihanyazwa kimanutse. Ubu se bigenze gute? Ngo itangaza amakuru byo mu ijuru abanyamakuru bahita bandika ngo wasiwe. Ibinyamakuru byo kwandika bahita bandika ngo wasiwe ukushije iki? Ukumanukiwe n'iki? Icyo gihanyazwa cyageze no niyo mpamvu mujya kumva mukumva ngo umugore yishe umugabo. N'icyo kintu cyageze gute? Cyageze na je kumva ngo umwana yataye ishuri kamuretse gucuranga ndaguhamuka. Je kumva ngo umwana yataye ishuri kandi isari umukire. Isari iki? Ahubwo kumva ngo umwana w'umukene yabuze umwishurira ngo aje kwiga. Ukuntu umwana w'umukire atiga nibyo ni Satani wabagizemo iki? Hari n'abagabo bumva ngo yanyweye ngo anywera na minervari y'umwana. Ibyo byose nyirabayazana ninde? Icyo kintu kiba kiraje kiravuga kiti nanjye aho mwamusize ndahazi ni muri Edeni ngo hari harimo Imana yari yakoze ingobyi abantu bazabamo bakaja barya badabwiye gupagasa, bakaja barya ibintu bitarimo imyotsi, ntavu nta myotsi, kwari ukujya imbuto gusa. Kujya iki? Imana irababwira ngo wa mugabo we nawe wa mugore we ibi biti byose ni ibyanyu keretse kiriya gusa. Ibaze nawe ukuntu Imana igira neza, ibaha ibiti byose bibabuza ariko bareka byose bajya. Umva ukuntu umuntu yananiranye. Iguhe byose kubuza kimwe, ureke byose ujye kimwe. Urabyumva? Ushobora kuba utabyumva ariko urabyumva nijoro. Uko ibi bintu ndi kuvuga uraza kubitekerezaho kangutse. Nihuse kugira ngo nsoze. Birangira Bibiliya ivuze ko basuzumuye Imana. Hari abantu basobanura ijambo ry'Imana uko ubwenge bwabo bibabwira, ariko ntabwo ijambo ry'Imana ryemerewe gusobanura ubwenge bwo mu isi. Hari ubwenge Imana yatanze busobanura ijambo ry'iki ry'Imana. Nihuse Bibiliya yerekana ko bari iki giti ngo bara amaso y'abarahweza, ngo umwe akabona undi yambaye iki? Ubusa. Kandi kera bari bambaye ubusa batabizi.
ndagira ngo mbabaze ari ukwambara ubusa utabizi no kubona ko wambaye ubusa ibiteye isoni ni ibi ni ukumubizi. Urakoze cyane. Ubundi kera bahoze bambaye ubwiza bw'Imana ariko bamaze kuyisuzugura Imana ibakuraho ubwiza bwayo. Imana ikwambuye ubwiza bwayo rero nuko ubonye wese ati kubita icyo cyane ati murabe maso cyabaye ino ati nyamuna murakinge cyane ati rondo muri kaze bagakubona bagahita bakaza iki biba bivuze ngo Imana yagukuyeho ubwiza bwayo. Waje uraje kwicara ahantu uti muhishe amatelefone yanyu buri muntu afate telefone kandi wasuye abantu uri nko kwa Nyogosenge waje kumva umuntu ati ninde ukwiye telefone hano atiriye ati bayijyananye na cyayi bati ni ndoza wahoza bigahita bimenyekana ko Imana yamukuyeho ubwiza. Birangira rero Imana ibasohoye mu ngobyi ya Edeni ihita irindisha abakerubi. Irindisha iki? Irababwira ngo mugende mujye kwangara mujye mu buzima bwiyaranje. Mu buzima bugira gute? Muzajya mwiyusha kuya, muzabyara murushe. Icyo bita uruzerero ruratangira mu isi. Ruratangira hehe? Umunsi umwe rero Yesu ngo aricara ngo yibuka we na se, yibuka we na se imbaraga batakaje barema umuntu. Ahumuriza se aramubwira ngo data uhumure kiriya gihararungu cyamanutse mu isi kikaja gutesha umutwe umuntu, nanjye nzamanuka ngikurikiye kandi ningera mu isi nzidekarara bite mvuga ko naje gutanga amahoro mu cyimbo cy'amarira. Nzaja mu isi mbwira barira ko batazongera kugira gute ningera mu isi. Ndabizi mu isi harimo abanyabyaha benshi ariko nzamanikwa ku giti bantere imisumari bantere n'icumu yewe nzapfira ku musaraba ariko umuntu uzanyakira nk'umwami n'umukiza we nzaba mutsindiye. Satani ntaho azongera kumufatira hariho hose. Abantu bari babi niho muzasanga Kayini yarisha Abeli bakurikirana baronse ibere rimwe. Niho muzasanga abantu bo ku bwa Nowa baranze kwinjira mu nguge. Niho muzasanga ni benshi cyane Abisirayeli baranze kuja i Kanani ariko ngo birangira Yesu yitanze. Yesu agize gute? Mu makuru rero adashimishije Satani yavugiwe mu isi nukundo Satani bamubwiye inkuru itamushimishije batuzi n'ikindi. Satani ati mukimbwire. Abo bantu bari kumva baramubwira ngo uzi n'ikindi ati kimeze gite? Bati wamenya ko Yesu agiye kuza mu isi. Satani ati wiki Yesu agiye kuza mu isi. Satani ahita abwira abadayimoni bamanukanye arababwira tufite umuhoro awerekeze mu kirere, ufite umuhoro awerekeze hehe, ufite icumu aritungeyo, ufite agasuka azamura impumo yibesha amanuke n'ibirenge biza mbere tuzahita tubikata, amanura amavi nayo tuyaca, imbavu dutema kugeza igihe izosi rya nyuma n'iryo tuzakura azaza mu isi dusanga inaha mugenze gute. Abadayimoni bati nama mu ijuru yaremye twabimenye niwe watsindiye isoko ryo kurengera abantu. Niwe watsindiye iki? Igitabo niwe wakibumbuye birandikwa ngo niwe rwiyemezamirimo utsindiye isoko ryo kurengera bene. Satani atayo makuru yaragiye kuntera ubwoba ariko nanjye niteguye azibeshaze amfangire. Twihuse ngo mugihe Satani n'ubujiji bwe muvuge ngo n'ubujiji bwe azi ngo Yesu azapfumura ibicu amanuke. Ariko hariya yajya mu kove yitwa batoranijwe yaririmbye akaririmbira avuga ngo Satani
Satani yashize ingabo mu kirere agira ngo Yesu ni waza turuka. Yesu amereka ko ari intwari itavugerwa, avukira mu bantu kanagendera mu bantu, yitwa Emmanuel, Imana ikorana n'abantu. Satani yashidutse igitego cinjiriye i Betelehemu. Uzakorwa n'isoni Satani, itorero rigucitse. Satani yarazi ko Yesu azatobora ibicu akamanuka bagahangana, ariko Yesu ngo yigira umuntu, aja mu nda ya Mariya, aja mu nda yande. Tariki 25 twizihiza iki ni igiterane cyatangiye anniversaire yuzuye izaba ku wa mbere. Haleluya. Ngo Mariya barabyaye, abyaye abanyabwenge baravuga bati tugiye kumuramya, hari umwami wavutse. Ngo baragenda bakomanga kwa Herode bati muraho. Herode ati yego. Ati Imana yakoze. Herode ati Imana yakoze iki? Ati se ndi mwabyaye. Herode ati habe no kubyara twaraboneje kera, ibintu by'impinja mwibishakira hano. Abanyabwenge bati dukurikije inyenyeri twabonye hari umwami wavutse. Herode ati mushakira hano, ariko nimumubona mumbwire nje kumura. Baragenda ngo inyenyeri n'abayobori bageza aho abashumba bari basanga umwana ajyamye mu muvure, barunama baramuramya. Bibiliya yerekana Yesu yavutse, ikongera ikamwerekana amaze iminsi 8 bamujana mu rusengero, Simiyoni amuterura, ikongera ikamwerekana afite imyaka 12 ajana na nyina na se mu rusengero ikamusiga i Yerusalemu, ikongera ikamwerekana ageze imyaka 30 abatizwa na Yohana amwereka abantu ati nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ikongera ikamwerekana umunsi umwe ari mu rusengero hamwe na bene wabo i Yerusalemu. We yahagaze mu rusengero abwira abantu ati muri iki giterane nanjye ndavuga. Bati sushitwe iki? Ati ndavuga. Bati suravuga iki? Ati mureke mvuge biriya mu byihorere n'iby'abadiyakoni. Cyangwa ntayabonye ya modoka hariya hepfo? Yayibonye ayiparitse? Ntayayibonye? Sawa. Yageze ngo iriya ni iy'abageni se? Yabonye iriya modoka iri hepfo wagira ngo niyo gutwara abageni? Sawa, mu byihorere akomeza asinde ntazi ibyariye. Ariko da yaje kwihana, yanyweye izanyuma, yanyweye izabyari, yanyweye izanyuma. Mukomeze mu musengera ahubwo iki giterane gisoza kiri hano, tutagisoza yageze. Mwirebere hano bari mu kazi. Haleluya. Ndashaka gusoza mbabwira ko Bibiliya narayisomye. Yesu yahagaze mu isinagogi abwira bene wabo, arababwira ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nje, yanjeho ngo mbwirize ubutumwa bwiza, menyesha abanyabyaha ko uyu ari umwaka w'iki? Uyu ni umwaka w'iki? Hano inyuma murebe hano, uyu ni umwaka w'iki? Ni umwaka w'iki? Mbwira umuntu mwegeranye mubwira uti uyu mwaka ntugusiga ukiri mu byaha. Uyu ni umwaka w'imbabazi, ntabwo uyu mwaka wagusiga ukiri mu burayi. Nyuma y'uyu mwaka uzahita urwara umutezi. Nyuma y'uyu mwaka ntabwo uzakomeza kunywa urumogi wishe. Nyuma y'uyu mwaka, uyu mwaka nukurangirana utihanye uzahita ufatwa, nuguhita bagukatira. Ariko Yesu yashatse kukubabarira utarafatwa. Yesu yashatse kukubabarira hakiri kare. Wa wundi yanze kwihana none amapingu gamugeze mu mutwe. Byarangiye. Kiriya ni ikimenyetso nacyo Imana izakomeza irinde fani. Bandi turamwantura y'imigisha umuzi, turamusabira Imana izamushoboze kwesa imihigo muri uyu murenge. Murebe hano mbabwira ukuntu tugiye gusenga. Uyu ni umwaka w'iki? Uyu ni umwaka w'iki? Aravuga ngo kandi mu cyimbo cy'ivu nabazaniye amavuta. Njye nazanye amavuta ndi Yesu. Aravuga ngo kandi mumbwirire n'abarira bafite ibibazo ko Karuhura yaje, naje guhoza abarira. Abantu bakoma amashyi turakoze cyane. Bibiliya twayisomye iravuga ngo Yesu atangira kubwiriza ubutumwa bwiza
ari mu bwato bwa Simoni, ngo nuko amaze kubwiriza abantu bamaze gufashwa, bamaze kunezerwa, abwira Simoni ngo jugunye icundo rurobe. Yesu akibivuga Simoni ajugunye icundo aroba amafi, ariko amaze kuroba amafi, Bibiliya iravuga ngo nuko Simoni abonye amafi menshi. Simoni abonye amafi menshi. Uri kureba se, reka bamutambikane. Uri kubireba, ariko Imana ishimwe ko wewe urihana nawe batazagutambikana. Uriya wazamusangana. Iki giterane nukiva mutihanye, uriya aho bamujyanye nawe ejo uzagusangana. Ariko simbe kwifuriza, ndashaka ko uyu mugoroba ukizwa, Imana igomba. Amen. Bibiliya iravuga ngo Simoni aravuga ngo mwigisha, vaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Yesu aramubwira ati kuba uri umunyabyaha ntari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni uko utari kwemera ibyaha byawe. Ubwo wemeye ibyaha byawe, ndakubabariye, kandi uhereye none ntuzongera kuroba amafi, uzajya uroba abantu. Kuva uwo munsi Petero ahinduka apotre, Petero ahinduka umwigisha. Petero niwe Yesu yasigiye imfunguzo, kandi yarahoza ijambo ry'Imana. Nakira ijambo ry'Imana. Ahindura ibyanze guhinduka. Yesu ahindura ibyanze guhinduka. Ahindura ibyanze guhinduka. Yesu ahindura ibyanze guhinduka. Haleluya, ahindura ibyanze guhinduka. Uwo mama ahindura ibyanze guhinduka. Haleluya. Ndagira ngo abacuranzi tubashimire, abantu murekeraho babwire icyo dukora. Ndashaka gusengera umuntu uri waje hano muri iki giterane, akaba adashaka gutaha, ari umunyabyaha, akaba ashaka kwihana. Yesu akamubabarira, akamuhindurira ubuzima. Yesu akamubabarira, agahindura amateka ye. Umuntu ufashe umwanzuro akavuga ati ni kera ndi kwa Satani, nabyukiyeyo niriwe, ariko sindararayo, ngiye kurara kwa Yesu. Uwo muntu nazamura ikiganza tumusengere. Zamura sha, uri umuntu w'umugabo umeze kandi ni gutyo nanjye nafashe umwanzuro wo kwiba. Kuva umunsi nafashe umwanzuro, Yesu yahise ampindura umusirimu.